Gahunda yihariye. Abategetsi bamunzwe na ruswa. Ni iki ubwami bw'Imana buzakora? Abantu barambiwe abategetsi bamunzwe na ruswa ku buryo bifuza abayobozi beza kandi b'inyangamugayo. Ubushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi bwasohotse mu mwaka wa 2023 bwagaragaje ko abantu benshi batakizera abayobozi bo mu nzego za leta. Bibiliya ivuga ko hari ubutegetsi bufite umuyobozi mwiza, wiringirwa, w'inyangamugayo kandi utarya ruswa. Ubwo butegetsi ni ubwami bw'Imana kandi umuyobozi wabwo ni Yesu Kristo. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 7. Ibyo Yesu yakoze byagaragaje ko ari umuyobozi ushoboye kwita ku bantu by'ukuri. Ni umwami w'ubwami bw'Imana kandi mu gihe kizaza azatuma abantu bose bashyigikira ubutegetsi bwe babona ubutabera kandi bagira amahoro. Zaburi ya 72 umurongo wa 12 kugeza wa 14. Ubwami bw'Imana ni iki? Turagusaba kuzasoma umunara w'umurinzi ufite umutwe uvuga ngo ubwami bw'Imana ni iki? Uzabona ibisubizo by'ibibazo nk'ibi. Umwami w'ubwami bw'Imana ninde? Ni ryari ubwami bw'Imana buzatangira gutegeka? Ni iki ubwami bw'Imana buzakora? Ingingo irarangiye.